bantu bacu meze mti. Ubu noneho tugiye kubagezaho inkuru ivuga ku mbogamizi u Rwanda rwahuye nazo mu kugera ku ntego za viziyo 2020, ni ukuvuga icyerekezo cya 2020. Turabibutsa ko uru ari urugo rwiza TV, cyane bagezaho amakuru atandukanye yibanda ku muryango, imibanire myiza y'abawugize, umugore n'umugabo, ababyeyi n'abana, tutibagiwe n'urubyiruko. Dukomeza kubasaba tubinginga ngo mukande ijambo subscribe cyangwa se abone riboneka mu nyuguti zitukura kuri ekara cyangwa screen y'igikoresho cya elegitoronike murimo mwifashisha. Turabamara impungenge ko gukanda subscribe cyangwa se abone byonyine nta gihombo bibateza, ahubwo muba mudushyigikira muri uyu murimo dukora wo gutegura video no kuzibagezaho. Reka dukomereze kuri video y'umunsi. Perezida Paul Kagame yavuze ko mu kubaka icyerekezo 2020, ni ukuvuga viziyo 2020, hari byinshi byakozwe ariko hari n'imbogamizi zagiye zigaragaramo muri urwo rugendo, zirimo imyumvire y'abantu batandukanye n'amikoro yagombaga gutuma intego zose zishoboka. Yabigarutseho mu kiganiro yatangiye kuri televiziyo y'u Rwanda kuri uyu wa kabiri tariki ya 31 Ukuboza 2019, mu gihe u Rwanda rubura amasaha make ngo rwinjire mu mwaka wa 2020 ujanye n'icyerekezo u Rwanda rwari rwihaye. Perezida Kagame yavuze ko ubwo mu mwaka w'ibihumbi 2000 hashirwagaho icyerekezo 2020, ibyagombaga gukorwa harimo kubaka bundi bushya no gusana ibyari byarangirijwe na Jenoside, kubaka igihugu gisa n'icyahereye ku busa ndetse na nyuma y'ubusa. Yavuze ko ugukomera kw'ako kazi harimo kuba hari hakenewe gufatanya kw'Abanyarwanda, ubundi uko kubaka no gusana bikaba byari bikeneye imyumvire mbere na mbere. Yagize ati, ese abantu barumva ikibazo icyo ari cyo, uburemere bwacyo, uruhare rwabo ndetse n'aho twifuza kugana? Nanone ntabwo ari uko abantu bose babyumva, ariko abenshi mu Banyarwanda ndizera ko babyumva. Uhera rero ku mitekerereze. Icya kabiri, ingorane yindi iba uburyo. Ese niba tubyumva neza, niba twumva ikibazo, aho duhereye, aho tugana, dufite n'imbaraga zihagije mu buryo, si abantu gusa mvuga, ahubwo no mu byo bakoresha. Yavuze ko nko mu bijyanye no kubaka amashuri n'ibindi bikorwa remezo, ubuzima n'ibindi byinshi bitava mu magambo gusa, ahubwo ukora agomba kugira ibyo akoresha mu buryo bwa mikoro. Yakomeje agira ati, ayo mikoro nayo yajemo ikibazo. Duhereye ku myumvire, ibikoresho, aho niho hari ibibazo. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2000 abantu baricaye baratekereza ndetse abantu benshi babigiramo uruhare. Dushiraho icyo cyerekezo kivuga ngo mu myaka 20 iri imbere twagenza dutya ngo tuvane igihugu cyacu ahatari heza turi, twigeza heza bishoboka mu myaka 20. Hari ugutekereza ugashiraho icyifuzo, ugashiraho icyerekezo bitandukanye no kuvuga ngo urabigeraho. Hari izo mbogamizi hagati aho ngaho zaturutse no ku bantu, zitewe gusa n'imiterere y'ikibazo, imiterere y'ubuzima. Ukavuga ngo abantu nubwo twumvaga neza, ariko ibikoresho, uburyo
ntabwo bwari buhari buhagije, bwaba ubwacu butuvuyemo, bwaba ubw'abantu dukorana nabo ndetse batera inkunga mu bikorwa byacu. Gusa yavuze ko usubije amaso inyuma u Rwanda rwateye intambwe ikomeye mu cyerekezo 2020 ku buryo rwageze kure urebye intego rwari rwihaye. Yakomeje agira ati wenda ntitwageze ku 100%, ntabwo twageze aho ngaho, ariko ugeze kuri 85, hanyuma dufite n'ibyo bisobanuro tuvuga ngo hari ibyo tutari twifitemo cyangwa tutashoboye kugeraho kubera impamvu zumvikana. Icyo gihe birumvikana uba wagerageje. 20 cyangwa 15% byari bisigaye, ukabyongera ku zindi ntego zigiye gutangira zihereye mu mwaka tugiye kujamo wa 2020. Perezida Kagame yavuze ko yumva ari uko bizagenda kandi abona ari inzira nziza. Nguko uko Perezida Paul Kagame abona ibintu ku bijyanye n'intego zari zashyizweho z'imyaka 2020 kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2020. Imyaka 20, Vision 2020. Ese nawe byakugezeho cyangwa ntubyumva, ntubisobanukirwa? Birasaba gusubiza amaso inyuma ukareba ibyahise n'ibiriho ubu. Twe tubaye duhagarariye aha, naho ubutaha. Bye bye.